myaka yawe se 11 wagira imodoka gute ugiye kutubwira imodoka wayigize utubundi byagenze gute Yeah. Navuga n'umutanzania wari kumwe na papa wa Yemaye. Umutanzania? Yeah. W'inshuti ya papa yawe? Yego. Ubwo yayigwaye ufite imyaka ingahe? Muwe mwaka cyangwa yayigwaye mu no mwaka? Yemaye muri no mwaka. Ku myaka yawe 11 ubutunze imodoka? Yeah. Ikwanditseho buriya se? Navuga ko yarwarira mu ijende. Agatangira koroherwa tujya baradusezera turataha. Uwo ni sister wanjye wari urwaye. Niwe wari urwaje? Na mama. Sister wawe na mama wawe bose bari barwaye? Yeah. Ubwo mama wawe yatangiye kurwara ufite imyaka ingahe? Yatangiye kurwara mfite imyaka 4. Yeah. Yamaze imyaka 7 arwaye? Yeah. Oh, na sister se nuko yamaze icyo gihe cyose? Yeah. We yarakize se? Wapi? None baracyarwaye? Yarapfuye. Nawe yarapfuye? Yeah. Ntabwo byari byoroshye. Hanyuma se wumvaga bavuga ko Mary we yarwaye iki? Wenda sister we ni paralyze. Wumvaga ko byose bavugaga ko ari uburozi? Alright, reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya, twizera ko mukomeje kugubwa neza. Nibyo mba mbifuriza umunsi kuwundi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Reka rero mikaze abantu mudukurikira muri bihugu bitandukanye, by'umwihariko ujya gutera uburezi arabwibanza. Reka mikaze abari hano mu Rwanda rwa Gasabo, mu ntara enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Ngendi Jado, twishime kuri kamera dufite Emilien ku mashusho meza, amajwi muri kubona. Hanyuma umutumirwa wacu uyu munsi muri kumubona mupete ukiri mutoya kabisa ku myaka 11 yiwe, ku byangwe byiwe. Bro, young brother, umeze ute? Meze neza. Umeze fresh? Yeah. Turakwakire kuri Iris TV. Naye ndabyishimiye. Itutangira wibwira abantu. Usore muhatani tugeze ku musozo kwitambika tumuhati bisongo iti turaje kirameka kanze mbarutso twatwike byacu no gutwika. It's no stress in music kugira ku musozi bisefunze umusozi wa hit. It's your boy from North Uzmeka Naondi. It's your boy from where? Uzmeka Naondi. Yes, nk'iyo type rero ufite uyu munsi ni young blonde uko mbivuze, umwana ukiri mutoya. Ni haje ufite imyaka 10 no yonyine? Yeah. Bro, wanayitwaye ariko wiga mu wakangahe? Ngiye kujya mu mbere secondaire. Sina 6 waisho nako sina P6 waishoje? Yeah. Byagiye kabisa. Hanyuma rero uyu munsi turi i Musanze mu gace muri kubona, tumusanze mu rugo iwabo kabisa, niho twicaye nako niho duhagaze. Cameraman we yashinze ibyicara aricara hariya kugira ngo afate amashusho meza. Uyu mwana rero muri kubona amazina y'ubuhanzi ni Wizmaker, ndabeshya? Yeah. Nibyo. Ufite indirimbo yawe imwe namaze kubona yitwa My Story, ari no yatumye mfata urugendo nzahanga kugira ngo nze kureba yo story yawe imeze gute. Wicara ku myaka ya 11 ukavuga ati reka ndirimbe My Story. Ni true story ira ndirimbo? Yeah. Okay, good. Biraza kugenda neza cyane. Hanyuma rero ikindi nuko ku myaka ya 11 utunze imodoka. Nacyo byanu byaranangaje rebaje si mwana utunze imodoka ku myaka 11 byaturutse kuki, byaje bite? Agafaranga kaba karavuye he? Ese abimanaginga gute? Essence sarayibona cyangwa afite izindi business zituma abona amafaranga atuma imodoka ishobora kuba yagenda? Hanyuma rero amazina yawe wiswe n'ababyeyi ninde? Irasubiza Strato. Irasubiza Strato. Umwana akangaye mu rugo? Ndubuco. Uri wanyuma? Mu bana bangahe? Muvuka muri bangahe? Abana 6. Okay, good. Babucura rero ngo bajya kunda guteta, we ntago bigira? Wapi? Ese wiga he? Ina wiga he? Wigaga ku kiye kigo? Nakukivuga? Kubera iki? Abanyamamarije. Okay. Ndumva ubwenge bubuzisha. Reka two kukivuga. Ariko ikiriho nuko urangije P6 ugiye kujya muri secondaire ndetse nekiza ko urategereje resultat za harya niza sose buriya? Zarasose. Warabitsinze? Yeah. Wagize angahe? 9. Kasha. Ziko kaze.
ntabwo barababwira ahantu muzakomereza amashuri yisumbuye? baratubwiye njye narahinduye. Uzajya ahandi, ariko aho uzajyaho ni he? arakore Regina Regina ni ikigo cy'ibinaha? Okay. Mu masomo ubundi busanzwe amasomo wiyumvamo ku ishuri na utsinda yayo? English na social English na social. Ushobora gukora ikiganiro mu kanya mu cyongereza? nagerageza ariko hari utwajya tuncanga. Twajya tugucanga. Okay, we're gonna try, yeah? Yes, ni Wizmaker rero ni umuhanzi ukibizamo hano muri industry, ariko akaba afite na story hari ariyo tugiye kuganira uyu munsi. Yanayiririmbye mu ndirimbo, ariko araza kusa nkaho irambura tuyisasanwe turebe, kuko umwana nk'uyu wicara karimba ati atabantu naje gusanga ati biteri sawa ati narwaje ati na mubyeyi itaba Imana, ukumva ko ari byanga bikunze umutima we ari ikintu kimuriho kiremereye umunsi agiye kutuganiriza. Brother, hanyuma ibyo numvise mu ndirimbo cyangwa se ibyo numvise mu ndirimbo yawe wabituganiriza mu buryo burambuye? Hanyuma numvise uririmba ngo mubyeyi wawe ngekiza mama ukubyara, ari amashusho mbese nabonye muri video washyizemo, nibyo mwakinnye? Nibyo bakinnye. Biriya nibyo mwakinnye? Okay, hanyuma rero tubwire wabuze umubyeyi ryari? Mu kwa kane. Kuyu n'umwaka turimo? Numvise muvuga ko ashobora kuba yararwaye igihe kirekire. Yarwaye kuva ryari, byagenze gute mbese? Duhe story nyine, true story. Mfite imyaka mike nawe nayitangiye. Mfite imyaka mike ntabwo bimwe nabyibuka. Tubwire ibyo wibuka. Navuga ko yarwarira mu ijende, agatangira koroherwa, tujya baradusezera turataha. Uwo ni sister wanjye wari urwaye. Niwe wari urwaje? Na mama. Sister wawe na mama wawe bose bari barwaye? Ubwo mama wawe yatangiye kurwara ufite imyaka ingahe? Yatangiye kurwara mfite imyaka 4. Yamaze imyaka 7 arwaye? Na sister se nuko yamaze icyo gihe cyose? We yarakize se? None baracyarwaye? Yarapfuye. Nawe yarapfuye? Na mama bose? Sister we yapfuye ryari? Yapfuye 2018. 3 years ago. Imyaka 3 ishize nibwo wabuze sister na nyuma umukecuru. None ndi kwibaza, kurwarira rimwe kandi bakarwara igihe kirekire, bari barwaye indwara imwe? Umwe bari baramuroze pararize, undi baramuroze twajya ku bitaro bakatubwira ngo ntabwo arwaye. Umwe bari bamuroze iki? Pararize, ntabwo yaramburaga amaguru. Ni ibice bye byari byarahinamiranye? Uwo ni mama? Sister. Nta gice cy'umubiri cye cyakoraga? Aho mama we yararwaye ate? Yararwaye ntabwo yahagurukaga. Nawe yari pararize? Wapi. Igihe byagiraga akagenda, bikaba ngombwa nyine kwicara mu ntebe nyine tukamuterura. Ntabwo byari byoroshye. Hanyuma se wumvaga bavuga ko Mary we yararwaye iki? Wenda sister we ni pararize. Wumvaga ko byose bavugaga ko ari uburozi? Byose byari uburozi. Pole sana. Hanyuma ni cyo gitekerezo cyo kuvuga ngo reka ubuzima Mary wanjye yanyuzemo akarwara imyaka 7 akaza kwitaba Imana, kugira ngo bishyire mu ndirimbo. Igitekerezo cyaje gute? Ikindi okay, banza tumbwiye igitekerezo cyaje gute kwanza? Naravuze ati reka ninjira muri muzika manze mbabwira ubundi we ukomeze nyine yakubwira wamenye uje ninde. No kubanza wandika story yanjye. None kuki mu ndirimbo numva uvuga ngo abantu baragutereranye, cyangwa se sinzi ukuntu byumvisemo, ariko kugaragaza nk'uko abantu batabaye fair cyangwa se batabaye beza muri iyo situation mwari murimo, urwaje umubyeyi abantu nibakumenye nibagize gute? Nongeye nyisubiramo neza nyumve neza, kubona amaze kuyumva nka kangahe nka kabiri, ariko
tubwire imibanire n'abantu byari bimeze gute muri icyo gihe by'uburwayi na mukecuru nk'umwana wenda uko wabibonaga byanatumye ubiririmba mu ndirimbo yawe? nyine nahise ndirimba ko hari abavuga byose ni Imana. byose ni Imana. Okay, hari imwe mu bintu wenda ushobora kuba wibuka mu byo yajyaga akubwira byagukomerekeje kuri wowe wumva wenda bigusigara ku mutima? Ibintu yajyaga ambwira byankomerekeje ni ibiki yajyaga akunda kukubwira? yarambwiraga nyine nzakure, kuko nabyo nabyumvisemo rega mu ndirimbo uvuga ngo nzakunezeza cyangwa se nzaba umugabo nk'uko nzaba umugabo nk'uko wifuzaga ko nzaba. yajyaga akubwira ngo kuruba umugabo? ayo niyo magambo ujya akunda kukubwira? Okay, bimwe bindi mu bintu bindi umwibukiraho ni ibiki? niwe wambwiye ngo nandike indirimbo azazinsohorera, niwe wanguriraga nyine amarinete n'imikufi style mbese nk'umusana. Ni hata. Hanyuma papa we ari he ubu ngubu? Ari muri Congo. Niho akorera? Okay. Yes, nguko bimeze rero ni Wizmaker. Reka mbanze mufata umwanya gatoya anaririmbe kuri iyo ndirimbo nshyashya yisi ya My Story. Ngira ngo aturimbira akavasi gatoya abantu bakumva uburyo ki wa followings ndetse na story wanditsemo. Esheshatu z'ukwa gatanu bwo nabonye izuba ngera ku isi, ari ngiye bucuranda kana keza buri wese aterura, nishimiwe cyane ndi kanini nk'Abarusiya. Nakuze mwabwiye na mama amba hafa amenyera icyo nkeneye mu buzima, nabo nshonje kanyotsa ndetse n'abanana babaye nabwo akamuza. Buri munsi nahoranaga akanyamuneza, ndagatamba mbuga nazikibinikiza, uje wese nkamusekera nkamuririra nkamutakambira nyuma akamuza amarira. Sinari nzika aho ndi koga nari habi cyane, mbona uwambyaye imyaka 7 yose arwaye agahinda kaba kose, aransiga abavandimwe nuko bazira imitego y'abanzi. Yes, ku myaka yawe ni gute uvuga yuko uraza kumfasha umbwire ese ino ndirimbo niwe wayanditse wenyine cyangwa ari n'ibitekerezo bagiye baguha? Barayanditse. Niwe wayanditse? Oya, barayinyandikiye. Ni bande bayikwandikiye? Frank? Frank ninde? Ize ku Nyundo niwe wayanditse. Ni umushuti wawe, ni umuvandimwe, ni iki cyawe Frank? Ni inshuti ya manager. Inshuti ya manager? Niyo kwandikiye kuri iyo mirongo? None ni gute wowe ku giti cyawe ushobora kuvuga ati abanzi, hari abanzi, hari imitego y'abanzi? Utekereza ko ari abanzi ushobora kuba ufite cyangwa uziba umuryango se? Abanzi b'ababyeyi ntabwo bari bo banzi bawe. Wewe ku giti cyawe nta banzi ufite? Kuracyari n'umwana, ni gute waba ufite abanzi se ku myaka yawe? Ntago bibaho. Hanyuma rero mu by'ukuri nahoze mvuga turi muri introduction ati nahoze mbona witwaye imodoka abantu bayibonye hariya ku mashusho, imodoka nziza cyane. Abantu barambwira ngira modoka ngo ni ya Wizmaker. Ndavuga ni ku myaka yawe se 11 wagira imodoka gute? Ugiye kutubwira imodoka wayigize utubundi byagenze gute? Navuga n'Umutanzania wari kumwe na papa wayimaye. Umutanzania? W'inshuti ya papa yawe? Yego. Ubwo yayiguhaye ufite imyaka ingahe? Muwe mwaka cyangwa yayiguhaye mu mwaka? Yayimaye muri uno mwaka. Ku myaka yawe 11 ubutunze imodoka? Ikwanditseho buriya se? Yarakuremeye. None kugira ngo aguhe imodoka yakubwiye ko ni impano yarakwihereye cyangwa se hari ibindi bintu yarashingiyeho bituma avuga ati reka Wizmaker muhe imodoka ku myaka ye? Ni impano yaramaye kuko yaravuze ngo izagiye mfasha mu bintu bya transport. Ku bintu bya transport? Hanyuma rero wundi wowe ku giti cyawe mbere y'uko wenda banaguha iyo mpano wigize wifuza kuba watunga imodoka ku myaka? Wajya kubyifuza? Yego. Ubona inzozi zawe zibaye mama? Yego. None se imodoka aka kanya uzi gutwara imodoka? Ngerageza. Ugerageza? Ubu umaze kugenda ubimenya?
ariko ntago wemerewe kugira perime wemerewe no gutwara. yego urabizi bagira perime ku myaka ingahe? ifite irangamuntu. ya okay, ubwo ni ku myaka kuri 16 kuzamura. yego ufite umushoferi se? yego none se ujya ukunda kuyikoresha ubundi muri muvoma cyane? Ujya ugira movement nyinshi nk'umusani? Ujya ugira ahantu ujya gutwika ku buryo uyikenera cyane, ku buryo ari ngombwa cyane? Okay, tubwire noneho kimwe mu bintu byahindutse kuri wowe nyuma y'uko uvuze ati ngewe Wizmaker mfite imodoka. Niki kintu ubona cyahindutse kuri wowe bitandukanye no kuba wari umeze mbere? cyahindutse nyine ko kwire gufata akamoto tu. Ntabwo ukitaga agakazi, ntabwo ugishyiramo agakazi. Suko kaze mwana. Ubu ngubu kabisa ugenda n'imodoka yawe, uzikuri umwe mu basani hano muri kino gihugu bafite imodoka bagendamo bakeya, ntabwo ari benshi. Ubyumva ute ibyo bintu? Bagari wane. Bari bane. Ariko nawe ugira amagambo makeya, ntabwo uzi gutwika. Ntabwo uzi gutwika cyane. Kuki ugira abandi basanga bari sharp cyane, ubona bafite amagambo menshi kubera ko aba ari impano nyine. Wowe ufite amagambo makeya, ntabwo ubona bibudaringa ama interview yawe? Wapinge nta mpano yo kugira umunwa mfite. Ni dukeya tu. Okay, mbwira rero mu minsi iri imbere ugiye kujya ku ishuri, ugiye gutangira segonderi, ese urazabihuza gute n'imiziki yawe? Weekend twavuye muri interna ni ugukora indirimbo wenda nk'ebyiri kuko turi mu ishuri nkiga. Ari izindi ndirimbo zigiye kujya hanze muri no minsi? Zingahe? Mbere yo kujya ku ishuri imwe? Okay, ubu ushaka kudusogongezaho gatoya, ushaka kuturapira akantu gatoya ku ndirimbo zigiye kuza mu minsi iri imbere? Twagiye. Igiye gusohoka vuba, ariyo turirimbira, igiye gusohoka vuba. Usore muhata ntitugeze ku musozo, twitambika tumuhata ibisonga, iti turaje kirameka kandi mbarutso twatwike, byacu no gutwika, it's no stress in music, ugira ku musozi safunze umusozi wa hit, benshi bakora bacaka hit ndetse na sport, senga gufata hit, fata gahunda y'ijoro, ngabongo ndambaye peace, ngabanyanga mbaye give. Hanyuma rero nkuko mubibona dore duhinduye ikiganiro, duhinduye icyicaro gatoya kugira ngo tugomeze tuganire na Wizmaker. Ufite amagambo make cyane ariko ukwiye gukora icyo bita tantwari. Ni tantwari numva basikaitu barakoze umunwa kugira ngo ujye utwika kabisa, utwikire indirimbo za. Hanyuma rero njya nkunda kubona Ishkevin guposting. Bite byawe na Ishkevin? Nyine tubyumva kimwe. Ishkevin nyine dufitanye na projet. Muziranye gute? Bizagenda neza tu. Tuzakora indirimbo nkeka nimba school. Hanyuma yakunze ibihangano byawe cyangwa mufite kundi kuntu musanzwe muziranye mu buzima busanzwe? Tu yakunze kunsubiramo indirimbo ze. Gikunda gusubiramo imirongo yiwe. Trap se nayo wayishobora? Cyangwa niyo yawe n'ubundi? Byose. Okay, ngo dukiremo imirongo mike ya Ishkevin twumve. Chaki mifungo bame ni paki mifuka ya bikame gihappy kazi nzanyi wallahi bakubye kane ibizi nanjye ubwanjye nkaraze mind mangigisi brother ndashaka rare unzane ya brag ngukira mu barre chaka mbaka benje no metroka bagura mu vire ya family kare ninje bigidira ne bahabe are baki mibare rakuramba zana mane bamwe muri abo bacuruza bade. Okay I'm a trend ya the guys was no feel my brother Bryce G ufite inzara ya kasha na wanyishura future ni wabibasha. Okay I'm a trend ya the guys was no feel my brother Bryce G ufite inzara ya kasha na wanyishura future ni wabibasha.
trapish kuri move ni muberedi kuko tuzanye ibyabuze bari hasi ubu turagejura muduha amapeti paka tuyambuke Genius Gangsters imyamakuru y'ubugi gang tuyawe no backshit no ke manore mituku tubaha ibyo byabuze iyi ngoma iri mu byaguzwe ntibashora inzira twanyuze zana keshi ngo ibyabuze tora mahidi ndakangurusike nkakanga busani binonoka batize beat simbura mayipi cyangwa amasingle track this chemistry visa teacher wa lyrics ranyoka Kigali boy respect gumaze hagaze bwuma gusanza ze kubona darifo mumenye vuba narabizi byiye kajoga gukunwa nkavugwa nk'umwami fo ukorera inyuma reka niduhuza amakupuru zabyariso wallahi siko mumize wa ufite uzindimbo ze zingahe uzi neza kabisa ushobora kuririmba ukazirangiza amakosi na noke nababahungu ndi gushaka natangiye kuyiga abandi bahanzi mu Rwanda ukunda cyangwa se ufana nabahe Bushari na Bushari nawe mufitanye project cyangwa uri kubitegura wapi baza management nze kubaza Mr. Gu okay bamwita Wizi Maker ese Wizi na kare nigize kubaza ese kutunza imodoka essence uyikuraye ko kiri umupeti ninde kugurira bacyakugurira essence cyangwa ufite imikorwa sha byose ngiye mbona imodoka intwara nyine baba bakiza nko ba management nyine rukumva ubwo ni manager ushoramo urutoro okay hanyuma rero muri The Main ni kuva ryari kuko numvise irandirimbo yarakoreye muri The Main ese ubwo muri gukorana gute bimeze bite ako nshobora kudosora mu The Main bikunze cyangwa tugasubirayo amahitamo azaboneka ejo cyangwa ejo bundi ariko indirimbo projet mwe mwakoze imbere no mwe mwazikoreye nta contrat baguhaye nk'umuhanzi wabo ko ari gukorera gusa kwa aje ni Elash bari gukorera nyine washimuka garuka nagwashimye se narashimye ariko nyine nago bayaye speaker nyine muri buffer nyine ujye wumva atari neza to cyane muri studio mu bitarimo neza nese ko numva iyo lasha yo gusora ibigoma bimeze neza ako wagira twari dufitanye beef man sinzi kuntu nyine yarakuka ntago wabyumvaga fresh ama reflexion y'umuziki ntiyakugeragaho neza ari akantu yahinduyemo man numva nyine abikoze nabi kandi nge nese ngo ufite ubuhanga n'ubumenyi bwo kuvuga ati uyu muziki ukozwe urumva ufite quality ufite umwimerere cyangwa se uranoze cyangwa uyu ntunoze ibyo bintu urabizi ndabizi ahubwo umuziki kuri mu maraso mwami ari indirimbo wumva ukavuga indirimbo ifite gituza man none si agiye kuguha indirimbo ni trap agiye kuyigira R&B atumirandaga umuntu yayumva agasinzira man mba nshaka zira zikangura abantu ntibajye kuryama ngiki ushaka zazindi za macross cyangwa ziki niki nkayo ngaya hanyuma se nyibwira ko utekereza ko mu myaka yawe 20-25 cyangwa se y'ubukure reka muri ko mvuga uzabura umuhanzi uri ku ruhe rwego ikindi ni ibihe bintu wumva wifuza gutunga nyuma y'imodoka muri iyo modoka se urugomba utifuza gutunga indege n'imodoka zihenze nyine ese ino modoka yari muhe ubwoko nge ukuntu yanditseho mbona yanditseho racing ni za modoka zo muri rally hanyuma rero ati nzatunga indege n'izindi modoka zihenze n'iki kindi nyine naho kuba heza indege urabona byoroshye none si mani ibintu byose utunga nyine ubisaba kuba warabyizeho utabona akantu keza kaje gati ya project nayo mfite wenda ahantu ndasohorera indirimbo ndayihagaritse reka manze ngiye kugurira modoka ni nziza wapi ko ruvuga icyo wahize ya gwigura ya ni byambere urifuza kuba umuhanzi umeze utari mu myaka mike iri imbere y'ikuza nyine umuhanzi uri ku rwego rushimishije gute rero ku rwego nyine byategwa nyine
buri mwaka njye numva urwego nazaba ngezeho mba ndushaka njyewe. Okay. Yes, nuko bimeze rero ni Wizmaker uyu munsi twaganire tumusanze imusanze wabo twicaye mu rugo mu rupango rw'iwabo n'imodoka yiparitse hari inyuma ngira ngo muraza kugenda muyibona ngira ngo ikindi miziki numvise ari sawa indirimbo ye muyireba aho hasi turashyiraho link yitwa My Story ishingiye n'ubundi kuri message cyangwa se ubuhamya buriliyo cyangwa se byamubayeho ari nabyo byanatumye mvuga ni se no mwana wicara akarendika imirongo nk'iyi ngiyi kuki tutaganira tukumva abantu biba byaraturutse. Hanyuma rero umugabo ita Mr Gugu kukerewe manager wawe ese niwe wavuze ati reka nze nkumanaging cyangwa niwe wamwaprochinze niwe wamwegerera uvuga ati nshaka ku managing man ine ndahanu mbona nyine ari gukinisha filime Ikiriro cy'urukundo Silent Killer ndi kumwe n'abandi bantu turacata nyine akanamba nyine aho hafi ndamubwira ngo iki kiganiro cya kabiri cyo nari nkoze kuri televiziyo TV agikera hanze ankoresha cya kabiri turi kugana The Main twarajyanye ya gatatu ngikorera kwa African Move cyane byinshi to umaze gukora ibiganiro byinshi ako nagari cyane nagari nk'ibyo nifuza aho wakoze ikiganiro arenze ni umva nyine uyifitiye amatsiko cyane njye numva arenze kwa Bakti Big Town okay no kuri Rest TV hanyuma se uzi kugeza ubu ngubu izindi mpano ushobora kuba ufite zitandukanye no kuririmba n'izihe izindi mpano wifitemo gushushanya gushushanya ndagerageza ari uryo ugerageza gushushanya ari ushushanya ufite so gushushanya ngerageza kwishushanya ariko sinkire ku rwego nshaka Okay. None umva mu masomo rero uziga ya masomo ari ukuntu abana bavuga ati numva nzaba doctor numva nzaba pilot numva nzaba lawyer journalist wowe wumva unje nzigira ubudokiteri man shaka kubira umudokiteri umudokiteri umuraperi kabisa bizaba bikaze gusa ni byiza cyane. Hanyuma i Kigali ujya ukunda kuhaza cyane iyo waje i Kigali rero niziye muvo mukunda kugira ni he ukunda kujya kumvura nezerewe ni he ukunda gutemberera ne nge hano ngira nkumva ndanezerewe to muri studios zigiye zitandukanye zi Kigali ugereranyije none i Kigali ni Musanze imijyi wayigereranya gute? Impamvu Kigali ifite producer nyine nuko ari capital city nyine y'u Rwanda nyine ikomeye to n'abandi bose barabaye urashi baje Musanze ubundi no producer ubakizina aje Musanze ya urashi cyangwa kinabit abo bose Musanze yahita ijya ku rundi rwego no kuvuga ngo uri kubigeranyiriza ku miziki n'ama studio Okay, reka rero tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye n'uyu mutipe wacu young bro wanjye kabisa ndetse murabona ko ni nyiri byangwe Wizmaker reka tugushimire ariko niba wenda ari ibintu wenda wibagiye ko wabwira abantu wasangiza abakunzi bawe wasangiza abakunzi ba RSTV message umva wanda watanga ku giti cyawe ku myaka yawe ku mwana muto witunze imodoka gira ikintu uvuze nyine ubundi dusoze ubundi ngene babona coboye babimbwire ngire mu muhate to ako ndabizi ntihabura abahetaza bavuga ko nashoboye kandi njye mbyiyumvamo babyandike muri comment ese umuntu wa mbere washimye impano yawe ninde wakunze impano yawe kabisa wa mbere nabusa ni Musanze ari Musanze nawe murakorana collabo wapi okay reka dusoze rero sibyo kadusoze tugushimire kandi tuguhe courage urabishoboye nekereza ko ku myaka yawe n'imirongo ufite n'ubumenyi ufite muri muziki
cyangwa se n'imyandikire ese nta ndirimbo wowe uriyandikira full wiyandikiye ya amafunzo ni njye nayiyandikiye amafunzo ya iranaririmbyeho okay ni nayo dutegereje vuba ya reka tuzatwumva ibyayo nizere ko uzajya ku ishuri yagiye hanze ya sawa rero sezera abantu bakapera nushaka kuririmbe ku bintu turi kubona ahangaha ndi kubona manager wanga ndi kubona sister hariya ndi kubona imodoka ndi kubona kamera na cameraman nyine kora kana kapera tu ku bintu uri kubona ubwo freestyle ndabasabye muhaguruke muze dutwikiye injyana yo let's go urajya kuri YouTube andike Maherezo Rwanda TV urasanga indirimbo yanjye umbwire koko niba twese turahagurukira rimwe ya oya wingendana ndashaka freestyle urumva uvuge nda kuri sister cyangwa uvuge kuri manager ukuntu muzi ukuntu umuzi wenda umushima cyangwa uvuge kuri kamera cyangwa uvuge ku modoka yawe ufite aga freestyle nka kintu nk'itatu yego reka ibintu mbona se hano twese nyene ibintu mbona Muchimira cyane abantu bose byabunana you try gerageza kiretse mbivuze mu magambo niho bitankomerera bivuge mu mirongo nyine umuraperi rega ushaka kurapati ndabona kamera n'imodoka yanjye ku ruhande oya ari ushobora kwibeshya ugakubitamo ijambo nyine wowe utateganyije rikaba ribabaje nk'umuntu cyangwa rikamushimisha uzi kwidefana cyakoze reka tugushimire rero sa ubwo ndayibutaha nizere ko ugiye gukomeza amasomo neza kandi n'imiziki yawe yego nisigara inyuma ariko ukibana cyane ku masomo kugira ngo uzaba ufite background nziza mu myaka iri imbere turagushimiye bye bye murakoze freestyle